kuba uyu munsi amatora azabejo ariko n'umunyakenya yakubwira ati nanjye sinzuza aba president hazacu wambaye ahenshi muri Afrika y'amatora iyo turi muri campaign y'abantu bari muri campaign president bagaragara ahenshi muri Afrika niko bimeze n'abanyamakuru baba bamuvuga rwose bati president zabuyu ikindi kintu cyamubera iturufu nziza William Ruto cyambera amahirwe cyangwa na avantage kuri we nuko ari mutoya indi avantage William Ruto afite azi kuvuga ni eloquent cyane azi kuvuga imbwirwa ruhame cyane desavantage za Ruto ya mbere desavantage nuko ntabwo ashyikiwe na president uriho indi desavantage ikomeye Ruto yavuzweho ibintu by'ubwicanyi amahirwe Raila Odinga afite aya mbere nuko ashyikiwe na president uriho desavantage ya mbere ni imyaka 77 hari abanyakenya nagiye mbibona kuri social media bavuga batari kusi umusaza imyaka 77 ubu ngo bakandida babiro bakomeye nta mukikuyu urimo ariko bose bashatse baranimete babakikuyu nuko ngo bwabwo ko bw'abakikuyu burakomeye nko kubushakamo amaboko Raila Odinga avuga ko aravuga ati murabona rwose Kenya ntiragira vice president w'umugore ndashaka kuzamura umugore ubwo nuko ngo n'amajwi y'abagore arayashaka ariko uhuru William Ruto nawe w'umukikuyu William Ruto nawe akavuga ati nubwo umugore atari uzambira vice president ariko muri leta yanjye abagore zari 50% ubaye wa mbere ufite 48 bagira deuxième tour rero abantu benshi bavuga ko ishobora kwa avantage icyo kwiba amajwi kuko ngo president kuko ari ku butegetsi yagufasha kwibura amajwi urabona ari izihe ngaruka zishobora kuza nyuma yuko tubonye president wa Kenya muri aka karere cyane cyane turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda turi kumwe na Gaston Munyabugingo Gaston no umusesenguzi udufasha gusesengura ingingo zitandukanye Gaston uraho neza naho namahoro yego namahoro ejo rero muri Kenya haraba amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko reka turebe muri make Kenya umuntu udukurikiye wamubwira ko Kenya ari igihugu kimeze giteye gite gifite mateka kino ubukungu bwacyo bumeze bute kugira ngo abantu bumve icyo nayo matora avuze ariko duhereye mu kumenya igihugu bwacyo murakoze Kenya ni igihugu kiri muri Afrika y'Iburasirazuba ni igihugu gihana imbibi n'ibihugu mu majyaruguru gihana imbibi na Ethiopia amajyaruguru yerekeye iburengerazuba kigana imbibi na Korea na Sudani y'Amajyepfo iburengerazuba bwa Kenya hakaba igihugu cya Uganda mu majyepfo y'igihugu cya Kenya hakaba igihugu cya Tanzania cyangwa leta zunze ubumwe za Tanzania nk'uko bakita hanyuma mu majyepfo yerekeza iburasirazuba hakaba inyanja y'Abahinde hanyuma iburasirazuba bwa Kenya hakaba igihugu cya Somalia ubwo ni Somalia nyine nk'igihugu atari ya ntara ya Somaliland yo iba hirya hafi y'inyanja Kenya rero ni igihugu kinini ni igihugu kiruta u Rwanda inshuro 22 kikaba igihugu nanone kizwiho imijyi nka Nairobi n'umurwa mukuru wacyo ariko hari indi mijyi minini izwi nka Mombasa imijyi nka Nakuru imijyi nka Kisumu Eldoret yo ni imijyi minini igiye izwi ku gihugu cya Kenya ibindi bizwi ku gihugu cya Kenya ni nk'ibiyaga Kenya ikora ku kiyaga cya Victoria nibutse ko ikiyaga cya Victoria gihuza Tanzania Uganda na Kenya kajya n'ibindi biyaga binini bizwi nka Lake Naivasha Lake Nakuru na Lake Turkana nabyo ni biyaga bizwi ubwo ndavuga ku bintu bizwi ku gihugu cya Kenya ikindi kizwi ku gihugu cya Kenya ni igihugu gikize muri East Africa nicyo gihugu cya mbere iyo urebye ibijyanye na GDP wenda hano tuvuga dukoresha amagambo abantu benshi badasobanukiwe yaba ari GDP per capita usanga Kenya muri East Africa cyo gihugu cya mbere giteye imbere mu by'ubukungu East Africa igizwe n'ibihugu 7 ubu ngubu Kenya rero ubona ari ku murongo w'imbere mu bijyanye n'iterambere ry'ubukungu numva rero ubukungu bwa Kenya kenshi bushingiye ku bijyanye
n'inganda bukashingira ku bijyanye hari inganda, hari ubuhinzi nibwo buza ku mwanya wa mbere, hakaza rero inganda, hakaza serivisi. Numva ari icyo ubukungu bwa Kenya bushingiyeho. Nuko muri make, muri rusange nk'igihugu cya Kenya umuntu yabavuze ibyo ngibyo. Bijyanye n'umuco n'iyobokamana n'umubare w'abagituye. Yego, Kenya iratuwe ariko ntituwe cyane ugereranyije n'ibindi bihugu, kuko nk'uko nabivuze Kenya iruta u Rwanda inshuro 22, ariko ikaba ituwe n'abaturage miliyoni 54. Urumva ntabwo ari benshi cyane ukurikije uko ibindi bihugu bya Afurika nk'u Rwanda tuzi ukuntu ubucucike bungana. Ikindi mu bijyanye n'umuco, Kenya ikoresha indimi ebyiri, bakoresha Icyongereza nk'abantu bakoreshejwe n'Ubwongereza n'ubundi, ariko bagakoresha n'Igiswahili badakoresha ku buryo bumwe. Hari n'Abanyakenya rwose bumva Igiswahili batakizi neza, ariko Abanyakenya bazi Igiswahili cyane n'Abanyakenya batuye igihande kigana ku nyanja y'Abahinde. Ubwo ni ibice bya za Mombasa nyine, bo bavuga Igiswahili nk'uko tuzi abantu ba Zanzibar cyangwa ba Dar es Salaam bakivuga, bo bakivuga kimwe. Navuga ko ari n'ubwoko bumwe bw'abantu, bose ni Abaswahili. Kenya amadini ni nk'ahandi hose muri Afurika, hari amadini nyine aya ngaya, amadini yazanye n'ubukoloni, ariko usanga igice cya Mombasa n'igice cyahoze, nibutse ko Kenya yahoze ifite intara 8. Ubwo rero intara ya Coastal iri ku nyanja, n'intara ya North Eastern ikora kuri Somalia, n'intara ziganjemo Abayisilamu ku buryo bugaragara cyane, n'intara ubona ziganjemo Abayisilamu cyane ku buryo bugaragara. Mu bijyanye rero n'amoko, Kenya ituwe n'amoko 42, hakabamo amoko manini cyane, manini azwi ndetse anagira uruhare muri politike yabo, nk'uko tugiye kubiganira kuri politike za Kenya. Usanga rero ubwoko bwa mbere buzwi ni ubwoko bw'Abakikuyu, nibwo bwinshi benshi, ni nabwo bwoko burimo abantu bagiye bayobora cyane, kuko mu bayobozi ba Kenya nk'uko tubiza kubibona basanga benshi baravuye muri ubwo bwoko. Hanyuma ubwoko bwa kabiri nabo nabitwa Baruya, ubwa gatatu bukaba ba Kalenjin, ubwa kane bukaba Abaruwo. N'andi moko ba Kisi, hari ba Mijikenda, ariko abo ngabo si benshi cyane. Ayo moko ane ya mbere, Abakikuyu, Abaruya n'Abakalenjin n'Abaruwo, nibo yaba mu mafaranga, yaba mu bijyanye n'ubwinshi no muri politike, ubona aribo baba bahanganye kenshi. Numva rero ari byo umuntu yabavuze ku bijyanye na Kenya. Cyetse hari ikindi nacyo ushaka kumbaza wenda. Yego, wigize ukomoza ku bukoloni. Ubukoloni nyine Kenya yakolonijwe n'Ubwongereza kuva ku gihe cya Conference de Berlin mu 1894, kuza kugera babona independence mu 1963. Kenya rikolonijwe n'Ubwongereza, nicyo gihugu cyakolonije Ubwongereza, nako cyakolonije Kenya. Mu bijyanye no guharanira ubwigenge, reka wenda tunavuge ku mateka ya politike ya Kenya. Amateka ya politike ya Kenya nyine yavuba, kuko buryo igihugu cyose kigira amateka ya kera cyane, ariko yavuba ihera mu bukoloni bakolonijwe n'Ubwongereza. Hanyuma mu gihe cyo kubona ubwigenge, ubona umuntu wari uri ku isonga mu bavuzwe cyane ni Mzee Jomo Kenyatta mu 1963. Kenyatta rero yabaye perezida wa Kenya kuva mu 1963 kugera mu 1978. Kuva mu 1978, icyo gihe kandi byari binyuze mu ishyaka rya KANU ni Kenya National Union, Kenya African National Union. Murumva ko byenda gusa n'ibya Tanzania aho hari TANU, ariyo Tanzania cyangwa Tanganyika African National Union. Hanyuma rero Kenya ho habaga KANU nyine, ni K na T gusa bitandukana, kuko Nyerere na Jomo Kenyatta basaga naho ibintu byose bajya inama hamwe. KANU rero yarakomeje muri 1978. Jomo Kenyatta yaje gusimburwa na Mzee Arap Moi ari niwe wabaye perezida wa Kenya igihe kirekire, kuko yayoboye Kenya imyaka 24. Kuva mu 1978 kuza kugera mu 2002. Icyo gihe Kenya yayobowe na Arap Moi, ariko bikiri mu ishyaka rya KANU.
ariko nibutse ko muri Afurika hose mu 1991 habaye inkubiri y'amashyaka menshi. Nta gihugu mu by'ukuri uretse ibihugu bike cyane, ariko ibihugu byinshi muri Afurika byinjiye muri systeme multipartite, donc kugira amashyaka menshi, byo kugira ishyaka rimwe gusa bivaho. Naho mbere yaho Kenya ryari one party state, byari ishyaka rimwe. Rero ubwo byarakomeje amashyaka menshi ajyaho, ariko amashyaka menshi amaze kujyaho n'ubundi Arap Moi yatsinze amatora, birakomeza bigera muri 2002 rero Moi yasimbuwe na Mwai Kibaki. Mwai Kibaki waje kuyobora imyaka 10, icyo gihe byo byari bimaze kujya ku murongo manda y'imyaka 10 ageza muri 2012, 2013 hajyaho Uhuru Muigai Kenyatta, akaba ari n'umuhungu wa Jomo Kenyatta wabaye perezida wa mbere, hanyuma akaba ari we ubu ngubu uri gusoza igihe cye, nako kisa n'icyarangiye kuko ejo nk'uko bivuze ejo bafite amatora. Ikindi rero kigaragara muri politike za Kenya nuko politike za Kenya zishingiye ku bintu hari icyo zisanye na politike zindi za Afurika. Politike zose za Afurika zishingira kuri external influence. Haba hari ibihugu byo hanze bikomeye bizigira mu ruhare. Kenya habona Ubwongereza, rimwe na rimwe na Amerika, ntabwo byoroshye kubona mu Bufaransa, kubona mu ibindi bihugu, ariko Ubwongereza na Amerika ntabwo bijya kure ya politike za Kenya. Ikindi kigaragara muri Kenya noneho hagati mu gihugu ni ikintu cyitwa amoko. Ni amoko. Kenya ni igihugu politike zabo zishingiye ku moko cyane. Ntushobora kuvuga politike za Kenya, niyo wasomye inkuru kuri politike za Kenya ntushobora kuyirangiza utabonye aho bavuga amoko. Bitandukanye n'ibindi bihugu wenda nka Tanzania aho amoko ntacyo avuze, ariko Kenya amoko afite icyo avuze cyane cyane amoko ane cyangwa ubwoko bune. Amoko ane. Ubwoko bwa mbere ni Abakikuyu, perezida wa mbere ari Umukikuyu, perezida wa kabiri we yari Umukalenjin, perezida wa gatatu ari Umukikuyu, na perezida wa kane ari Umukikuyu. Ni ukuvuga ngo abaperezida bayoboye Kenya kugeza uyu munsi batatu ni Abakikuyu, umwe niwe w'Umukalenjin utari Umukikuyu. Ya moko ane rero ariyo Abakikuyu, Abaruya, Abaruo n'Abakalenjin, ni amoko akomeye kuko niyo moko manini, ariko no muri politike nyine ko politike zabo navuga ko ari ikosa bakoze, wenda abandi batakoze. Politike zabo zubatse ku bwoko, nubwo muri iyi minsi uri kubibona bigenda bihindura isura, ubona byo turaza kubikomozaho wenda. Ikindi politike za Kenya ni amafaranga. Biragoye kubona umupolitisiya muri Kenya ukomeye utari umukire. Bose n'aba billionaires, n'abakire kabisa, n'aba bari mu matora n'abakire cyane. Abo iyo tuvuze uwo muryango waba Kenyatta, twavuga umuryango wa Moi, twavuga ba Kibaki, tukavuga wenda Kibaki ni cyane ariko nka Moi na Moi na Kenyatta n'aba ba William Ruto n'aba ba Raila Odinga n'abakire cyane. Abakire ariko nuko muri politiki za Kenya kugira ijambo umukene nabyo ntabwo bipfa gukunda. Iyo ni systeme yubatswe nande? Ntabwo navuga ngo yubatswe nande, niko ibintu nk'ibyo aryo bigira bikikora. Igihugu cyose gifite umwihariko. Kenya ni aba governors bayobora za counties, kuko Kenya iyo tuvuye kuri repubulika kera haba ari intara 8, ariko iteko nshinga ryo muri 2010 ryabikuyeho. Uyu munsi iyo tuvuye ku gihugu tubona counties 47. Nabo ba governors bayoboye za counties abenshi n'abaherwe rwose. Kenya ubona ko politike yabo ijyana n'amafaranga, abantu b'abaherwe nabo bagira ijambo muri politike. Ibihugu byinshi bimeze gutyo bibaho, yewe buriya na USA nayo bigenda kumera gutyo, naho usanga abaherwe bagira ijambo muri politike, usanga ba guverineri abakire, usanga cyangwa se baba batari mu mashyaka politike ukagira ijambo. Ibihugu byinshi bigenda bimera gutyo, amafaranga burya ari mu bintu bitegetse isi, ariko Kenya koko ubona politike yabo n'amafaranga ari bidasigana. Gaston, ejo rero wa mugani twabikomozagaho muri Kenya barazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko, ariko reka turebe uko byifashe kugeza ubu hagati y'abari abakandida babiri bahabwa amahirwe yo kwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu, Raila Odinga na William Ruto. Byifashe bite? Uko byifashe bifashe neza kugeza ubu. Kampanye irakomeje, irasa n'iyahagaze kuko uyu munsi amatora azabejo, ariko navuga ko nk'uko bivuze perezida azava hagati y'abakandida babiri. Undi abakandida ni 4, ariko abakandida babiri byanze bikunze keretse habaye ikintu tutazi, ariko nta cyaba
ikigaragara perezida ari hagati y'abo bakandida babiri aribo Raila Odinga n'uwahoze ari uri vice perezida kugeza n'uyu munsi aracyari vice perezida we ni William Ruto na Raila Odinga. Ngize icyo muvugaho rero wenda Raila Odinga ni umuntu umusaza mukuru w'imyaka 77 urumva arakuze cyane, akaba yarabaye muri politike za Kenya cyane ku ruhande rwa opposition. Yagiye agaragara kuko ubu ibaye inshuro gatanu ahatanira kuba umukuru w'igihugu, ndetse n'igihe byagiye bivugwa ko ashobora kuba yatsinze bakamwiba amajwi. Muribuka nk'imvururu zabaye muri 2007 2008 hagapfa abantu bagera ku 1200 abandi barenga 1500 bakava mu byabo. Ni ibibazo byabayeho bikomeye cyane. Raila Odinga rero agaragara nk'umuntu wabaye muri opposition cyane ya Kenya, wagize uruhare cyane mu guharanira ko habaho demokarasi muri Kenya. Icyo ni ikintu azwiho cyane. William Ruto nawe ni umuntu wabaye muri politike cyane guhera mu gihe cya Kanu, ari muri mu gice cy'urubyiruko rwa Kanu, araza kugeza ejo bundi aba vice president wa Uhuru Kenyatta, kandi akaba yarabaye vice president iyo myaka 10 yose Kenyatta nyine yarayoboye, ndetse abenshi bakemeza ko yagiriye akamaro cyane Kenyatta kuko kwa kuri politike za Kenya nyine zubatse ku moko. Urumva iyo William Ruto yazanaga ubwoko bwabo bw'abakarenjini bagashyikira abakikuyu bigatuma Uhuru Kenyatta atsinda amatora kuri yo mworoheye, ku buryo wabonaga ari abantu babanye neza. Byahindutse vuba cyane aho bona Uhuru Kenyatta yamuteye umugongo yarongera ashyikira uwahoze ari mukeba we w'igihe kirekire Raila Odinga. Nuko bimeze rero, barahanganye ni amatora ubona akomeye cyane akarishye, ku buryo uyu munsi urebye ibyo bitangazamakuru mpuzamahanga biri kwandika n'ibitangazamakuru byo muri Kenya ubwabyo ntawe baha intsinzi, ku buryo bavuga ngo byanze bikunze uzatsinda amatora zabaya. Ni ibintu byo gutegereza tukareba ifirimbi ya nyuma. Icyo dusaba Imana nuko hatakongera kuba imyiryane nk'yabaye muri 2007, kandi n'abayoboye amatora akayobora mu buryo bw'umucyo, ku buryo utsindwa abona ko yatsinzwe ariko nta buriganya bwabaye. Ikindi wenda navuga nuko Kenya imaze kwiyubaka mu bijyanye na demokarasi, imaze kuba rwose igihugu cy'intangarugero, kuko muribuka nko muri 2017 ubwo umukandida watsinzwe amatora yaregeraga urukiko ko yibwa amajwi, urukiko rwarabyemeje rutegeka ko amajwi abasubirwamo. Nta ahantu tuzi muri Afurika ibyo bintu bishobora kubona hake cyane ariko hake cyane ho none kandi yari perezida uri ku butegetsi, aho perezida uri ku butegetsi yaba ashaka deuxième mandat, hanyuma yatsinda amatora undi muntu akavuga ko yatsinzwe, perezida w'urukiko rw'ikirenga agategeka ayo majwi asubirwamo. Ni ahantu hake muri Afurika bishobora kuba. Kenya rero iragenda yubaka mu buryo bwa demokarasi, ku buryo bitanga icyizere ko bikomeje uko bahagaze wabona hari icyizere bitanga ko bazaba igihugu cy'intangarugero muri East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange muri demokarasi, kuko ibintu munabona Kenya abibona hakeya. Nk'ubu urabona competition barimo kuba uyu munsi amatora azabejo, ariko n'umunyakenya yakubwira ati nanjye sinzuza aba president hazacu wambaye. Ahenshi muri Afurika y'amatora iyo turi muri campaign y'abantu bari muri campaign perezida bagaragara, ahenshi muri Afurika niko bimeze, n'abanyamakuru baba bamuvuga rwose bati perezida zabuyu. Icyo gihe rero ntabwo ari uko buri kamera ya muntu kiteye ntabwo abantu bashobora kwemeranya ku kintu kimwe, ubundi akenshi icyo gihe harimo bitagenda neza. Ariko nka Kenya uyu munsi uko bimeze, nta muntu wakubwira ngo ndizeye ko perezida zabuyu yazaba Uhuru Kenyatta cyangwa azaba William Ruto cyangwa Raila Odinga. Hari buri wese yagiye afite avantage na desavantage zishobora gutuma atsinda cyangwa zishobora gutuma atsindwa, wenda nazo twazikomozaho mu kanya. Ariko uko bigaragara ni firimbi ya nyuma izaca urubanza. Gaston, uretse iyo myanya yo kuba vice perezida cyangwa se na Raila Odinga akaba ari umwe mu bantu babaye muri opposition cyane, nta zindi poste bagiye bokipa muri guverinoma zishobora kugaragaza uburemere bwa buri umwe mu gihe yabaye perezida? Barazigize. Raila Odinga yabaye minisitiri w'intebe wa Kibaki nyuma y'uko Kofi Annan abaye umuhuza, bamaze kugirana ibyo bibazo by'ubushyamirane na conflict ikomeye cyane yisha abantu benshi barahunga. Hanyuma habaye rero kumvikana, Kofi Annan arabumvikanisha icyo gihe ni wari umuhuza,
hanyuma icyo gihe Raila Odinga wa vice president aba ministre w'intebe. Rero na Uhuru Kenyatta nawe mbere yuko nako William Ruto mbere yuko aba vice president yigeze kuba ministre, ndetse bavuga ko yateje imbere ubuhinzi cyane muri Kenya. N'abantu bose batoroshye, barize, n'abahanga, n'abantu bize neza. Ikindi basa naho batandukanye gato, wenda by'umuntu abikomoza akanavuga na avantage buri wese afite na disavantage. Raila Odinga ise umubyara n'ubundi yabaye vice president wa Kenya ku gihe cya Jomo Kenyatta, ariko baza gushwana ndetse aranamufunga. Uyu Raila Odinga nawe yarafunzwe igihe kinini, bavuga ko yafunzwe imyaka itari munsi y'imyaka 9 witeranyije, azira kandi kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Wenda bishobora kuba ari n'amakosa yabikozemo, burya nabyo rimwe na rimwe biba birimo. Arafungwa, ariko akaba avuka mu muryango ukomeye, w'abategetsi we. Ariko William Ruto wavuka mu muryango w'abakene, abantu b'abakene rwose, ni abantu bishakishije, bagira ubwo baba abantu bafatika muri system, ariko ubundi we avuka mu muryango ukene. N'uyu munsi rero muri campaign bari gukora, campaign yose uko nagiye nyikurikira bayikora, William Ruto we avuga ko azamura abantu bakennye cyane, akavuga urubyiruko, akavuga abantu baciye bugufi, bakavuga nyine mbese wumva ari cyo kintu ashyize imbere, kishobora kumubera rero iturufu nziza. Ikindi kintu cyamubera iturufu nziza William Ruto, cyamubera amahirwe cyangwa na avantage kuri we, nuko ari mutoya, afite imyaka 55. Imyaka 55 ugereranyije 77, nuko ngo amurusha imyaka 22. Uri umuntu urumva ko Raila Odinga arashaje, kandi abantu benshi iyo bareba ko umukuru w'igihugu babifata nk'inshingano zitoroshye, ku buryo gufata umuntu w'imyaka 77 ukamutora ubwabyo mu myaka 10 afite 87. Abantu rero babumva utangiye no kunanirwa mu bijyanye n'umubiri, bishobora kumwima avantage. Indi avantage William Ruto afite, azi kuvuga, ni eloquent cyane, azi kuvuga imbwirwaruhame cyane. Raila Odinga we ntago ari eloquent cyane, abantu benshi bamuzi icyo kintu cyo kutaba eloquent, nubwo ari umuhanga pe, umuhanga azi planning, azi gutegura ibintu bye neza, ariko William Ruto cyo arakimurusha. Ikindi n'ejo bundi yarabuze kuri televiziyo, icyo nacyo kiri mu bintu bimwaka amahirwe. Muri deba hari icyo bita presidential debate kiba mu bihugu byinshi mbere y'amatora, aho abakandida baza hateganyijwe abanyamakuru b'inararibonye, bakabahata ibibazo nta byo kububaha rwose, barababaza ukabona ko babatinyutse pe. Ni ikintu gikomeye rero, ko kigaragaza uri we kuzitwara, ni ikintu gikurikirwa n'isi yose muri rusange. Urumva natwe twari twicaye dutegereje, kuko presidential debates zose nyinshi zibaho ntago njya nzirata. N'abandi bose nzi ko abantu bakunda politiki, iyo bavuze ngo araba presidential debate mu gihugu iki n'iki, abantu bose baba bategereje. We rero yarayikwepye ntiyaza. Ibyo rero byahaye William Ruto amahirwe yo kwerekana atari ko umuntu turi hamwe n'umunyabwoba, umuntu turi hamwe ntashobora kuza ngasobanura ibintu bye, umuntu turi hamwe uyu muntu murabona mumutezemo iki. Ikindi kintu avantage William Ruto afite, ni ubwoko bwe, ni umukarenjini. Abakarenjini navuze ko ari ubwoko bwa gatatu mu bantu benshi, ariko ni n'ubwoko bwa Arap Moi. Ikindi ni ubwoko turetse y'icyo afite running mate ni umuntu uzamubera vice president biyamamazanya, we umukikuyu ariko umuherwe cyane, ni umugabo w'umuherwe, ku buryo nabyo bishobora kumuha avantage, bituma n'abakikuyu bashobora kumwibonamo, kuko bavuga bati vice president we ni umukikuyu wacu ukizi. Uretse ko nanone umva ukuntu Kenya ibintu byabo bishiye ku moko, nubwo bitanye kugenda bigabanuka bitakiri nka kera. Na Raila Odinga nawe running mate we n'umugore nawe w'umukikuyu wahoza na minister wa justice. Urumva bose nubwo ubu ngo bakandida babiro bakomeye nta mukikuyu urimo, ariko bose bashatse ba running mate b'abakikuyu. Nukuvuga ngo bwabwo bw'abakikuyu burakomeye nko kubushakamo amaboko. Raila Odinga aravuga ati murabona rwose Kenya ntiragira vice president w'umugore, ndashaka kuzamura umugore, ubwo nuko ngo n'amajwi y'abagore arayashaka. Ariko William Ruto nawe w'umukikuyu, William Ruto nawe akavuga ati nubwo umugore atari uzambira vice president, ariko muri leta yanjye abagore zari 50%.
urumva nabyo ni ugukura amajwi y'abagore Ruto akajyana no ku rubyiruko akaba ku rubyiruko azaruhangira akazi ko ubushomeri urubyiruko rufite mubabaza cyane mbese bafite bose buri wese afite amahirwe wenda ubwo nende kuvuga kuri William Ruto andi mahirwe yarize ni umudipolomate yabaye muri diplomasi ya Kenya uruva kuba warabaye vice president y'imyaka 10 byose bifite uko bimufasha amahirwe Raila Odinga afite aya mbere nuko ashyikiwe na president uriho ibyo bimuha ingufu kubo ishyikiwe na president nubwo Kenya bijyanye no kwiba amajwi ntago ari ibintu umuntu yavuga ko bishoboka cyane Kenya bageza ahantu rwose ibyo hari ibintu abantu bishobora kuba binabayeho byaba bike cyane icyo kwiba amajwi kuko ngo president kuko ari ku butegetsi yagufasha kwibira amajwi byo ntago muri Kenya ari ibintu wapfa gutekerezaho ariko none ubu yishyikiye na president uriho hari ingufu bikongerera hari kizere biguha hari ni na gakeya uretse wenda nka Kenya n'abandi bagezaho bateye imbere ni bihugu bike wabishyikiye na president uriho wabonye nka Kabila yashyikiye Sekeda yitatsinda yabikora bigakunda ubundi president uriho akenshi ashyiraho uwashaka mu bazamusimbura ariko Kenya ho ntago byoroshye cyane ariko nabwo ntitwakirengagije zako iyo ngiyo ari avantage ya Raila Odinga indi avantage Raila Odinga afite ni umuntu wabaye muri opposition igihe kinini yaharaniye ko Kenya iba democratique kandi koko ibyo yaharaniye byinshi byagezweho ibyo rero hari abantu bimukunda bavuga bati waragerageje nta kutageze indi avantage afite nawe n'ubwoko bwe bwo baruwo ntago ubwoko butoya akagira nuko afite running mate umukikuyu ibyo nabyo bikaba avantage desavantage ya mbere ni imyaka 77 hari abanyakenya nagiye mbibona kuri social media bavuga batari kusi umusaza imyaka 77 arashaje arakuze ntabwo yakwiye kuba ariko nka Ruto we yavuga ubona ko ari young ubona ko ari imyaka 55 ku muntu utaragize ibibazo by'ubuzima abakiri mutoya indi desavantage afite nyine ni uko nguko ko ubona atari eloquent kandi buriya politics ijyana no kuvuga no kubura umuntu uzi guconvincinga abantu ukaba eloquent indi desavantage afite ni ejo bundi muri iyo presidential debate atabonetse hari ababifasha nko gusuzugura hari abavuga ati umuntu atangiye kuba arrogant umuntu kuko buriya iriya presidential debate nta umukandida uyizera nta iyo tagiye bakubona ko wasuzuguye itangazamakuru wasuzuguye abaturage wasuzuguye bazagutora na wa wundi muhanganye ukamuha icyo kuvuga kuko William Ruto nimba mwaramukurikiye nta kintu bavugaga irabatse uyu muntu utashobora kuza ngo agire icyo avuga muracyamuteze hiki hari abantu rero mu matora baba bari hagati batarafata position abo ngabo boroheye kubona kubabwira uti mufate position noneho mujye hariya ntekereza ko n'abantu bari ku ruhande rw'osho kwa baravuze ati ariko reka tumureke nta ariko ibyo byose ndagaragaza desavantage z'umwe na avantage z'undi nta kivuga ko keretse giye mbashije wenda ati wowe wahitamo nde ibyo byaba ari amarangamutima of course nge ndamutse n'umunyakenya nanjye mfite nahitamo ariko kugeza ubu abanyakenya nibo bazatora kandi umwe muri abo ni uzaba president gusa nanone muri Kenya hari ikindi kintu tugomba kumenya itegeko rivuga ko uba president ariko wagize majorité absolue wagize 50 guteranyaho rimwe ubaye wa mbere ufite 48 bagira deuxième tour deuxième tour rero abantu benshi bavuga ko ishobora ku avantage ibayeho ishobora ku avantage Ruto kurusha Raila Odinga bishobora ko nabyo atari hame ariko bavuga ko ni Odinga ashobora kuba wa mbere ufite 48 kuko urumva bakandida ni bane nabari babiri ntago bazabura utuntu amajwi ashobora kujya amajwi 5% undi akajya amajwi nka 8% wenda urugero abandi wenda bafite 40 na 30 icyo gihe bageze muri deuxième tour rero hajyamo babandi babiri gusa babandi ntago basubiramo deuxième tour bakaba ko bagiyemo Ruto ashobora kubigiramo avantage kubera iki kubera ko abari kuri babandi babakandida bandi bari week baba ko bashobora kujoininga Ruto bete kuri muri premier tour ashobora kuza ari imbere byose ntawamenya gusa sondage kenshi zigaragaza ko Raila Odinga ashobora kuba muri imbere kubera yuko ashyikiwe n'ubundi na sitting president nicyo kibigaragaza nuko bihagaze nta desavantage za Ruto tubwiye desavantage za Ruto ya mbere desavantage nuko ntabwo ashyikiwe na president uriho iyo ni desavantage kandi bamaranye imyaka indi desavantage ikomeye Ruto yavuzweho ibintu by'ubwicanyi muri ya makimbirane muri 2007 yavuzweho amaraso y'abanyakenya hari abantu bya bintu bababaza abantu bababazwa no kuba atakuye umuntu ntago afite ibiganza byera ibyo bikabababaza
ikindi Ruto yavuzwe kwigwizaho umutungo no kwambura ubutaka umuturage ndetse n'urukiko rurabimuhamya akiri vice president rundi akaba rero bamubonaho integrity ye bakavuga ati uyu muntu ntago ari nyangamugayo iyo ni disadvantage afite disadvantage yuko adashyishywe na president uriho batumvikana iya kabiri akagira disadvantage yuko ibiganza bye hari ababibona nk'amaraso nubwo iraheba bimuhanaguyeho ariko still hari gihe abenshi icyo gihe n'itangazamakuru mpuzamahanga ryavuze ko ari politike muri politike nta kuri kuba mu byo abantu benshi barabizi hanyuma icya gatatu nuko n'ubundi yagiye agaragazwaho umuntu ushobora kwigwizaho imitungo hari n'abavuga ko ashobora kuba ari arrogant nawe urabisoma hano mu bitangazamakuru bimwe na bimwe ko ari umuntu donc uvuga ko ni umukire wiyemera no muri presidential debate haraho yavuze ko atayatukana ariko abanyamakuru batangiye kumubwira utugambo ajya avuga tugaragaza arrogance rero bose buri wese afite avantage na disadvantage ikiriho nuko abanyakenya bazahitamo uwo bazahitamo n'uzaba president ibyo turabitegereje mu minsi mikeya amatora azabejo ariko itegeko uko rivuga ngira ngo mu minsi 7 komisiyo y'amatora iba yatangaje na president komisiyo y'amatora yavuze ko azakora ibishoboka byose ku buryo ibibazo byabaye muri 2017 bitazongera kubaho ubwo rero twizeye ko komisiyo y'amatora izaba bayoborera amatora neza ntihabe imvururu kuko habaye imvururu rwose nk'izabaye muri 2007 byaba bibabaje byaba bigaragaza Kenya ubundi maze kugera ku rwego rwiza mu bijyanye no kwiyubaka muri demokrasi icyo tuba twifuza nuko bakomeza muri iyo nzira bakabera n'abandi urugero amatora akajya aba mu mahoro akarangira mu mahoro utsinzwe akabyakira utsinze akayobora igihugu n'ubundi niko bigenda ntago igihugu cyoborwa n'abantu babiri narabyumvise muri ya debate Ruto avuga ati ngewe muri coding ibi bintu niteguye ibizava mu matora kubyemera rwose ntago ari uko yaravuze ngo kwemera ibizava mu matora harimo kubyakira no kujya mu rukiko utanyuzwe nuko yavuze ubwo ni nkaho bateguje ati nindamuka nkorewe akarengane nzajya mu rukiko yaravuze ngo kwemera ibyavuye mu matora harimo kwakira ko watsinzwe cyangwa se kujya mu rukiko utanyuzwe ngo byombi birimo nabwo ubwo yarabateguje kuko kuba adashyikiwe na sitting president azi ko hashobora kubaho ingufu zimurenganya arabite wumvishe na speech ze kenshi umva ko asa nk'abyikanga ndavuga William Ruto ariko Odinga we ubona asa naho yamaze kwizera kazaba president Gaston kuki ubundi Uhuru Kenyatta yitandukanyije na vice president we bahoze ari inshuti akaza no kwihuza n'ura mukeba we Raila Odinga w'igihe kirekire ntabwo bivugwaho rumwe ngo abantu bivuge okleya hari umuntu yakeka bimwe ndavuga jewe ibyo mugiye kuvuga ni ugukeka kimwe hari abavuga ko Uhuru Kenyatta ashaka kugira ngo iki kibazo cy'amoko cya politiki ishingiye ku moko muri Kenya uzi ko habaye icyo bita handshake muri 2018 twese twakunze kubona abantu bahanganye bibi cyane bajya imbere y'abantu bagapfukama bakaca bugufi bati rwose tubabarirane ibyabaye byarabaye ariko twubaka igihugu kimwe nicyo kintu gikenewe mu bantu nuko abantu baca bugufi bakaganira bakavuga batari ko birakwiye ko abantu dukomeza muri urunguru ko biriya bintu bidindiza igihugu iyo abantu bahora bashyamiranye n'igihugu kiradindira n'abaturage n'abaturage muhagarariye nabo ntibabashe kubaho neza cyangwa babane mu mahoro nyuma ya handshake rero bivugwa ko Uhuru Kenyatta ashobora kuba yaratekereza avuga ati ariko iki kintu ifoko kirangira cy'amoko rero we nk'umukikuyu unakomeye uvuka mu muryango ukomeye urumva ni umwana wa president n'ubundi muri ba bakikuyu batatu twavuze babaye wa president babiri bo n'umuryango umwe ni umuhungu wundi kwiyunga n'umuruwo ukomeye nawe bishobora kugira icyo nk'ubu uyu munsi abakikuyu bari divize ni nabo bwa mbere amatora ya Kenya byaba aho abakikuyu ubabona bamwe bashyikiye umuruwo abandi bashyikiye umukarengine abo bakikuyu bavuga ko bari divided ibyo rero bavuga ko Uhuru Kenyatta ashobora kuba yarabitekereje bureba umuntu mukuru nkuriya president abafite amaso areba kure ashobora kuvuga ati ibi bintu wabigenza gutya icyo ni kimwe ikindi cya kabiri bavuga ko ashobora kuba yarashwanye na Ruto bakaba ari ibintu batumvikanyeho nyine bagashwana cyane ko Ruto yari yarishyizemo wabonaga ari nka kontra bagiranye ko nava hari uzamusimbura icyo nacyo kikavugwa gusa nta kintu kiri officiel kigaragara abandi banyakenya bakavuga batari ko ntibyari bikwiye ko president agaragaza position ariho yari burangiza manda yawe ubundi akituriza abantu bagahangana ariko yabaye open kabisa ashyikira Raila Odinga ku buryo bugaragara we yagaragaje nko gushaka kwiyunga
kugaragaza icyo kintu ko atari ibintu by'amoko bikavaho, ariko hari principe ibaho yo ngira ngo abantu bumve. Muri politike nta mwanzi uhoraho, nta n'inshuti ihoraho. Rwose ibyo warabonye muri Kongo Kinshasa uyu munsi Moise Katumbi na Kabila baravuga rumwe, nyamara Kabila amuhereje hanze anavuga ko ari umuju w'ifuko se atari amubuza kuza kwiyamamaza. Uyu munsi ni inshuti. Bemba nande ushobora kuzumva ejo bari kuvugana. Muri politike nuko ni ukureba inyungu zawe aho ziri, bashobora kuba ari ibyo bumvikanya, bashobora kwicara bakaganira ibintu bakemeranya, tigewe nunkorera diri gutya nanza gukora diri gutya. Ubundi iyo niyo politike. Politike itarimo cyokora ibyo bikunda muri politike itarimo za ideology z'ubumara. Hari cyo nita ideology z'ubumara. Nibi bintu abantu bemera, ukabona umuntu afite ideology yemera ubuheza nguni voilà, nibyo nita ideology z'ubumara. Rero ngewe ibyo bitarimo muri politike ho abantu barahinduka, abari hamwe ejo usanga batari hamwe. Nk'ubu Kenya buri gihe Raila Odinga yagiye mu matora abafite ishyaka rishya, urumva hauze za ODM ntizikiriho, ubu hariho icyo bita Azimio la Umoja, ni ishyaka rishya. Nuko buri gihe agiye kujya mu matora afite ishyaka rishyashya. Ibyo rero ni yo politiki ryoha y'abantu bari flexible, boroshye, bakora deal, bagapanga, atari bya bindi birimo ideology z'ubumara, aho umuntu avuga ngo uriya muntu ntacyo ntwaye, uriya muntu ibitekerezo bye ni byiza, ariko kubera ko ari uyu sinavugana nawe. Ibintu bimeze bya extremisme bimeze nka biriya tubona muri za bituma umuntu ashobora no gupira ideology atari impamvu yindi, ideology gusa. Izo ideology z'ubumara zo iyo ziri muri politike habi ibibazo bidasanzwe, kuko bariya bo ntazo baba bafite. Bariya bo ni interest gusa, nta bindi. Arashaka kwigira ku mwanya wa president, akagira iyo honor yuko yawe president, ndakamubwira ati ko turapiki muvandimwe ngwino dukorana ibingibi. Uko nka Uhuru Kenyatta na Ruto bari bahanganye muri 2007. Nubwo bahamagawe iraye, buriya buri wese yari ari ku ruhande rumwe n'undi ku rundi ruhande, bari bahanganye cyane icyo gihe. Ariko reba baje kumvikana nyuma, umwe mu vice president, kandi William Ruto yafashije Uhuru Kenyatta cyane kugera ku nzozi ze zo kuba president imyaka 10. Ejo bundi amutewe inyuma aramuteye umugongo aramwihora. Nuko ibyo bintu muri politike birasanzwe ko abantu bari desariye, ejo usanga batakiri hamwe. Ntago ari ibintu bishyashya muri Kenya n'ahandi wabibona. Twabonye Edward Lowassa Tanzania, umuntu wari muri CCM muri Chama cha Mapinduzi ku buryo buzwi, tumubona ari we mukandida wa Chadema. Nyuma ejo bundi avuga ati jewe subiye iwacu, subiye muri tinarudi nyumbani, asubira muri Chama cha Mapinduzi. Ni ibintu bizwi. Tuza abantu nk'aba Lazaro Nyarandu babaye muri Chama cha Mapinduzi, ukabona muri Chadema. Ahandi hatarimo izo ideology z'ubumara kumuvinga no kuba abantu bashobora kumvikana kuri deal runaka muri politike. Ko politike n'umukino nk'ibindi. Nuko no muri football abantu baravuga ati umukinnyi yabakinira Rayon Sport ejo kumva ngo yagiye gukinira APR kandi bahanganye. No, kandi yageze muri APR ikinira neza kabisa, aravuga ati no ngiye navuye muri rero na politike abantu ntago ari kuvuga ngo umuntu buri gihe ahora muri ari statique, umuntu aba dynamique akamuvinga akajya gutega ibitekerezo akabihindura. Na za alliance ukabona uyu munsi za alliance zari ziriho ejo ntizikiriho. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko bishoboka abantu bakora baba muri politike itarimo bwa buheza nguni, cyane cyane bushingiye ku moko, bushingiye ku madini, bushingiye cyane amadini n'amoko. Buheza nguni bushingiye ku moko no ku madini, yo buri muri politike kenshi ibyo ntabwo bibona, kuko hari umuntu ukwangira gusa aho ukomoka. Niyo wabo ari wowe wabona kuzayobora igihugu neza, akabona ari wowe uzayobora igihugu neza, ariko kubera ko uvuka ahangaha kabate sinakujya inyuma wambwa we nta mpamvu. Ibyo rero byo ni ikibazo, ariko nka Kenya itangiye kugaragaza ko rwose they are dynamic, bona ko biroroshye cyane. Reba nk'ejo urugero rwa Emmanuel Macron muri 2016 yazanye ishyaka la République en marche, ishyaka ritari riho ritsinda amatora, urubyiruko rugiyeho ritsinda amatora. Ni ibintu rero bibaho. Donc dynamisme muri politique yo nge navuga kandi ikintu kiri positif cyane. Zira desavantage watubwiye zo kuba afite ibiganza biriho amaraso n'ibyo bintu byose ntibishoboka ko ari byo Kenyatta yabana nabyo biravugwa. Kenyatta cyane ni president, kandi president buriya ni umudiplomate ukomeye, ashobora no kuganira n'abayoboye isi bakamubwira ati ntabwo uriya muntu tuzamwemera rwose, ntabwo uriya muntu tuzamwemera, kuko biriya imiryango mpuzamahanga ivuga ati ariko kweri so rero akavuga ati nintawushyikira Odinga n'umwe azatsinda, reka mushyikira azanatsinda namushyikiye
burya rega ubu no kwicira inzira nabyo birashoboka kandi koko ashobora kuba avuga ati Raila nako William Ruto abaye president no ku rwego mpuzamahanga ashobora kutakirwa neza kubera ayo mateka yanduye kandi yarabaye wenda si ntiyabihamijwe n'urukiko ariko burya ntago za iriya miryango mpuzamahanga nta kintu ipfa n'abantu ku buryo urukiko rwiraherwa guhamagaza rushingiye ku busa gusa nta kintu cyabaye ntago abantu 1,200 bapfuye hariya za Kisumu ntago biyishe ntago ari umwuzure w'abatwaye barishwe kandi bazize disikuru z'uburozi zabonye politike nyine ntekeza rero ko n'ibyo nabyo biri mu bintu bimuhadeza avantage undi Ruto n'umudiplomate ni eloquent n'umugabo mwiza umusirimu cyane wambara neza kaberwa afite za avantage nyinshi muri politike rwose zo kwiyempoza ariko afite amateka utuntu tumwe na tumwe mu mateka tuzamugora no kuba adashyigikiwe na sitting president nabyo ni ikibazo. Ese Odinga we mu mateka nta kintu kibi kigaragara avugwa bava ko yigeze guparticipating muri coup d'etat aribyo byatumye bamufunga imyaka nyinshi ariko we arabihakana ariko ibyo ni bygones ni bygones ibyo byararangiye rwose nta kibazo ubu ngubu nge mbona avantage afite imwe gusa nako desavantage afite n'ebyiri ya mbere ni mukuru myaka 77 iri myinshi kuko abo bangana n'ubundi n'abaperezida bayiriho tubona bashaje n'abandi bajya mu nama ukabona barahondobera hanyuma ikindi cya kabiri ntabwo ari eloquent ntabwo ari wa muntu buriya perezida ni umudiplomate kandi kuba umudiplomate abantu barashaka kujya kureba umudiplomate mwiza bajya bareba nka Obama barebe hari n'abandi umuntu yatanga ingero wenda ndetse tutavuga amazina yabo perezida barobingira ibihugu byabo ukabona ibihugu biravibratinga perezida ni umuntu uri sharp ufite ugomba kuba afite na character y'ubusirimu naho ntacyo gusa reka abanyakenya bazahitamo tuzareba iby'ifimbi hanyuma izatwereka. Hanyuma Gaston wenda tugana ku musozo aya matora ya Kenya cyane ko bavuze ko n'igihugu gifite ubukungu muri aka karere muri East Africa nicyo cyambere iyo urebye GDP GDP hano mu biganiro nk'ibi kenshi umuntu abakoresha amaterima abantu benshi batumva umusaruro mbumbe cyangwa se umusaruro mbumbe ku muturage ibyo rero iyo ubirebye usanga n'ibindi bipimo byose abantu bapimiraho ubukungu bw'igihugu. Kenya nta gihugu cyo muri East Africa niyo washyiramo Congo Kinshasa yinjiyemo ejo bundi nta kindi gihugu kigera kuri Kenya niyo iri imbere. Aya matora birumvikana igihugu gifite ubukungu iyo hagiyeho perezida runaka cyangwa runaka hari igihe bigira ingaruka ku bukungu bw'akarere cyane nk'icyo gihugu gikize cyane urabona ari izihe ngaruka nziza cyangwa mbi zishobora kuzaba nyuma y'uko tubonye perezida wa Kenya muri aka karere cyane cyane. Icyo nsaba Imana nuko amatora aba meza ntihabe imvururu ntihabe kwicana utsinzwe amatora akavuga ati ndabyakiriye ko Kenya yagiye tugaragariza ko kenshi utsinzwe amatora ntabyakira bose baba bari eager to sit on the chair on the high table rero usanga rero ni uzatsindwa nabyemera ko yatsinzwe kandi koko nta buriganya bwabaye. Kenya izayibaye urugero intangarugero cyane muri demokrasi bivuze ko n'ibindi bihugu byo muri East Africa byareberaho bityo tukizera ko n'ibindi bihugu bindi byinshi bizagenda bigira des valeurs démocratiques nk'uko abantu babyifuza. Ikindi nta kindi ikijyanye wenda no kuvuga ngo waba perezida wese nta ijambo Kenya ifite muri East Africa rizaguma ari iryo ngiryo nta n'ubundi ni systeme ya Kenya ntabwo ari umuntu ku giti cye wabikoraga. Mbona rero jewe nta icyaba kiza no kugusa amatora yagenda neza bikaba amahoro muri East Africa kuko iyo bigenze nabi nanone hakaba ibintu by'imvururu ibintu by'imidugararo nubwo biba biri kubera muri icyo gihugu kindi ariko natwe batuye muri regime ntabwo bitugwa neza Kenya ntabwo nizera ko hari abanyarwanda bahatuye hari abarundi bahatuye hari abatanzania bahari nabo icyo gihe bagiraho ingaruka hari abantu bahakorera business ibyo byose amatora yo dufite inyungu twese nk'abaturage ba East Africa community ko amatora ya Kenya agenda neza
ariko uzatsinda wese muri East Africa Community bazaguma kuba uko bari basanzwe ijambo bari bafite kuko perezida wese uzatsinda ntazamara imyaka 10 atayoboye East Africa Community ariko biriya ntacyo bitwaye kandi nibutse ko Kenya yagiye igira uruhare rukomeye muri East African Community uruhare rukomeye muribuka ko nko hambere perezida Uhuru Kenyatta yatangaje ko umuturage wese East Africa Community yemerewe kujya Kenya akahatura akoresha indangamuntu ye agahabwa uburenganzira bwose nk'uko umunyakenya ahabwa ukuyemo uburenganzira bwa politike gutora no gutorwa akaba ari byo ndafite nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane ibyo bindi bihugu ubona biseta ibirenge ariko Kenya ho yatanze ikaze wenda ikiriho cyo umuntu atazi neza no kureba nimba bikorwa neza pe bikorwa nk'uko biba byavuzwe ariko ibigaragara Kenya yagiye uruhare muri East African Community ni igihugu ubona cyari kirimo kibishaka pe numva rero icyo twasaba Imana nuko nta mvururu zaba amatora yaba akarangira mu mahoro hanyuma amatora yaramara kuba hakajyaho ubuyobozi bizaba bibaye somo kuri muri ryiza rya demokrasi mu bihugu birindwi byose biri muri East African Community kuko nubwo n'ahandi wera atari bibi cyane ariko Kenya rwose navuga ko uko iri imbere mu bijyanye n'ubukungu iramutse aya matora yakoze neza perezida gatorwa kandi utsinzwe akabyakira ko yatsinzwe ntihagire imvururu yabitsinze ikindi gitego gikomeye cyane mu bijyanye na demokrasi nyuma y'ibindi bihugu bya Afrika nka Zambia uri kubushije Hichilema atsinda Edgar Lungu uribuka muri Senegal muri Nigeria muri Ghana hari ibihugu bya Afrika bitangiye kugerageza abantu bakumva ko gusimburana ku butegetsi ari ibintu bisanzwe kandi watsinzwe amatora kumva ko none ari ibintu bisanzwe amahoro agahinda abaturage ntibabura ubuzima ntibahunge ntibabeho mu buryo burimo akaga gakomeye kubera ko gusa hari abantu babiri batumvikanye kubera ko ari abantu babiri batumvikanye nicyo nizeye yewe nizeye ko amatora ari bugende neza yagenda neza bikabisomo ku baturage ku banyafrika muri rusange by'umwihariko abatuye muri East Africa Community hanyuma ikindi bikaba nanone n'isomo bindi bihugu byakwigira umukandida uri kuri calibre yo kugendana n'umuvuduko w'ubukungu Kenya igezeho ninde muri aba bombi uwo ari we wese yabikora buri wese afite intego ze wenda aho ngaho habagiye kuzamo sentiment ngewe nkurikije ibyo bavuga ko narabakurikiye bose campaign ya Kenya nayikurikiye cyane mfite uwo nahitamo ariko si ngombwa reka ndeke kumuhitamo abanyakenya aribo bazamwihitiramo ndi umunyakenya uyu munsi haraho natera igikumwe byanze bikunze haraho natera igikumwe ntago natera hombi nanjye yo mbanariza mbona hari uri beta ariko reka ndeke kumuhitamo ngewe ntacyo guhitamo kwanje gutanze abanyakenya bazahitamo uwo bashaka ariko mbona ko uwo bazahitamo wese rega buriya system bayubatse ntabwo umuntu ari uzana agashya gusa influence y'ibari ikomeye influence ya president ni ikintu gikomeye cyane influence ya president ni ikintu gikomeye cyane ariko system nayo iri hari ntabwo uwo muntu azaza asanga igisirikare kiraho polisi iraho inzego z'iperereza zihari ministeri zikora gusa nizeye ko Kenya ibintu biri bugenda mu mahoro rwose Imana idufashe ibyo twabonye muri 2007 na 2017 ntibyongere kubaho bumvikane babera abandi urugero mu matora na demokrasi iri mu busirimu irimo nkuko n'ubu hari ibyo dushima tuzabishime kugera ku musozo Gaston Munyabugingo wakoze cyane hari amatora ateganyijwe muri aka karere n'ubundi 2023 2024 2025 tuzagenda nyirango udufasha niyo mpamvu amatora ya Kenya agenze neza byabera nabandi urugero abakongomani mwa gutabazatora abanyarwanda nabo bari hafi gutora nabo ngira ngo na Uganda iri hafi Tanzania 2025 bazatora no muri East Africa Community kugira muri 2016 no 2026 ibihugu byinshi bimaze gutora Kenya rero ikoze amatora neza aricyo byaba bitanze buriya hari isomo bibahaye abandi baba bateko bariya kuba bikoze neza kuki mwege mutabikora nkabo rwose ni nago ijwi ryanjye ribageraho wenda ngo babyumve uko mbi kubivuga ariko tugize Imana Kenya yakora amatora ari mu mucyo hanyuma bikagaragaza ko demokrasi irashoboka muri Afrika demokrasi irashoboka rwose nubwo bikigoranye ariko demokrasi irashoboka Murakoze cyane Gaston yego murakoze namwe dushimire n'abadukurikiye twifurize kandi abavandimwe b'abanyakenya amatora meza nkuko Gaston akomeje kubivuga ati
bizabere n'abandi urugero. Yego. Murakoze. Murakoze namwe.